indirimbo ya kabiri duhagaze. Mwamageze kwirema wabambwe ku musaraba yaje gukoranya abera babane mu ijuru kwirembo 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 bari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo ibyerekana kuza kwe biri utakuboneka kandi tugiye guhabwa kubaho kwiteka kwirembo 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 bari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo ntabwo intambara izashira ntabwo amahoro azahora keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe na Yesu kwirembo 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 bari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo maze mw'isi yagizwe nshya niho tuzaba witeka kudapfa kwakuye gupfa dushize agahinda kwirembo 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 bari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo. Senge turagushimiye mwami Imana yacu dukundira kutubeshaho ineza n'urukundo n'uburinzi byawe byomatanye natwe izina ryawe rihabwa icyubahiro waduhaye amahirwe yo kurama utwemera kuruhuka uyu munsi w'ejo umugisha turakwinginze ko twaruhutse imibiri aba ariko turuhuka no mu mitima maze nituronka kumugisha baruhuka isabato bakayeza dushima izina ryawe turi itorero ryawe rero turakwinginze ngo muri iyi minsi yeruko twongerera imbaraga buri wese umwe guhagarara mu nshingano ye nutugira amaherezo meza tuzaguhimbaza fuka imbere y'ubwoko bwawe ntacyo nabasha kuvuga ku bwanjye ndakwinginze ngo uzumvugiremo utwigishe ijambo ryawe kandi usobanurire maze umwuka wera yemeze imitima yacu maze ugiye kuzaza bidatinze twe kuzaguhunga ahubwo tuzagusanganire twishimye abaturimo bafite intege nke z'umubiri n'iz'umutima twese tugenderere kugira ngo umwuka wera aganze ahantu yanyoni itoragura ibibwe umwanzi satani hezwe maze nitwungukira haduhimbaze izina ryawe dusabye bike ariko zibikwiriye itorero ryawe kibona byatuma tuzagira amaherezo meza ubuduhera ubuntu mu izina rya Yesu amen. Muraho nari maze igihe ntateranira ahangaha twari muri ngundi ibiri ibirenze ibyo rero mureke twigane ijambo ry'Imana ubona nubwo amasaha akuze nubwo amasaha bisa nkaho akuze ariko buri wese yishyiremo yuko arabyumva tugiye kwigana ijambo rivuga ngo tugeze ku mano y'igishushanyo ngo iki ntabwo tukigeze imbere tugiye kukiramya ahubwo ubwo turagenda tubisobanukirwa risa nkaho ari ijambo rikomereye bamwe ariko n'amasaha nayo akiyongera
ariko turagerageza kubyoroshya kugira ngo buri wese yisange yabyumvishe. Iyi minsi y'imperuka mukurikiye ibyo umwigisha wa mbere yatwigishije, yavuze kuri Pasika ya kera nuko yakorwaga, twasanze bihabanye nuko ubu ngubu bikorwa. Ibyo byose ni ukubera tugeze ku mano. N'uyu ukurikiyeho nayo yatwigishije imyifatire mibi iri kugenda ikwira mu bantu. Ibyo byose biri guterwa n'icyo gihe tugezemo. Ngo tujye kwigana ijambo rivuga ngo ukira. Icyo ni igishushanyo umwami Nebukadinezari yarose. Ni mu gitabo cya Daniyeli, mureka bariho duhera. Daniyeli igice ni cya 2. Abari inyuma turi kujyana, nangwa ndi kuvuga gahoro. Turi kujyana. Ngo tugiye kwigana ijambo rivuga ngo iki? Tugeze ku mano y'igishushanyo. Daniyeli ni umwe mu basore batatu bari barakuwe bari barajanywe i Babuloni babanyaze, ariko baza kuboneka nk'abanyabwenge. Babandi umwami yavuze ngo mubatoranye mubashyire ukwabo, noneho bajye barya ku by'umwami ndebe uko bazaba basa. Abandi barabyango tuzarya ibishyimbo tunywe n'amazi meza. Nyuma umwami aza gusanga aribo bahagaze neza. Uwo rero uwo nguwo niwe turi buze kwibanda ku byo yagiye yerekwa cyane. Ngaho igitabo cya Daniyeli igice ni icya 2. Twihuse ngaho wahageze, umurongo wa mbere uvuze ngo iki? Daniyeli igice ni cya 2 umurongo wa mbere. Handitse ngo umurongo wa mbere, umwaka wa 3 mu mwaka wa 2 cya 2, umwaka wa 2 umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima ntiyarusha agoheka. Nubwo warekeraho. Uyu mwaka wa 2 uyu mwami yari amaze ku ngoma yarose inzozi, ariko zimuhagarika umutima cyane ntiyabasha no kugoheka. Bura kugoheka biri nyuma yo gusinzira. Siko twabyita hari. Ngo utagohetse murumva we yasinzirara. Noneho amaze kurota izo nzozi, ahangiye kubivuga mu magambo gusa kugira ngo tuze kwihutisha igihe. Amaze kurota izo nzozi arazibagirwa. Ahamagaza abanyabwenge bari mu Babuloni bose ati muze munyibutse izo nzozi munazisobanure. Bose barananirwa kujya mubwira ngo we ahubwo icyo ukora zitubwire tuzigusobanurire. Byabaye inshuro 3. Zimaze kuba inshuro 3 umwami ararakara cyane, abona ko nta nicyo bamaze muri Babuloni, atekanga abanyabwenge bose bari muri Babuloni babice. None ubwo n'abasore b'abanyagano bashyirwamo. Iryo tegeko rigeze kuri Daniyeli, abaza uwari watumwe ati kuki umwami yafashe iryo tegeko ryikubagaho. Aramusobanurira, aravuga ati duha umunsi nge nzamurotorera izo nzozi. Uwo munsi yarasabye yaro kugira ngo yegereze Imana, niko hangaha byanditswe uzagira amahirwe azahasoma. Yiyegereza Imana, Imana irabimuhishurira. Amaze kubihishurirwa avugana na bagenzi be. Noneho nshaka tujye hakurya izo nzozi ari kuzisobanura. Sinavuga ko turabigerageza kubigira bugufi. Noneho Daniyeli igice n'ubundi ni icya 2, ariko turahera ku murongo wa 31 ugageze imbere ya wa mwami. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Atangiye kuzimwibutsa. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza. Inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Ubwo abwiwe igishushanyo yarose. Ese muri vizo zitari ziteye ubwoba, byari byamuyobeye. Agiye kubona abona igishushanyo kimuri imbere, gifite umutwe w'izahabu, noneho ibituza n'amaboko ni ifeza, inda n'ibibero reka bari ko tubyita ni umuringa, noneho ibirenge ni ibyuma, amaguru ni ibyuma, ibirenge ni ibumba, ariko naryo rivanze n'ibyuma. Nibyo ngaho murumva aha weho izi nzozi zitagutera ubwoba. Noneho ubwo murareba umugaragu w'Imana arazimwibukije hepfo. Urabyitegereza ugeza hibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'icyuma n'ibumba,
irabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu biherako bimenagurikira icyarimwe bihinduka nk'umurama waho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishikizo, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose. Maze icyo gishushanyo kiba giteye utyo, ngagiye kukibona abona ibuye rije ntawe uriranduye ntawe urihiritse rikubise ku mano. Buri akantu gakubise ku kaguru umuntu ahita yunama. None ibyo nibuye ryo riraje rirakubise rihera hahandi horoheje. Noneho cyose kigira iki, icyo gishushanyo kiramenagurikana bya bindi bikomeye twibwiraga nabyo biramenagurika. Icyo gishushanyo rero ubwo dusa n'abahere mu gihe cya Babuloni ya kera kugeza kuri Babuloni y'ubu ari iri mu gihe cy'imperuka. Ubwo naho bikubiye hose. Noneho nuko izo nzozi kandi nuko izo nizo nzozi kandi turazisobanura impamvu yazo aha imbere y'umwami. Nuko we Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere n'aho abantu baba hose, ubishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera, kandi hazabaho ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. Ariko mwihangane turasoma vuba kuko hari aho tugiye kubisobanura mu kanya. Ariko ubwami bwa mbere ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, ariko turi kwiga ijambo rivuga ngo ikira. None umurongo wa 41 yavuze ngo kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo. Buryo wakumva atarutse yahita amenya yuko turi kwigana ubu bwami, sibyo? Ubu bwami bwa kangahera bwa kane. Muri ubwo hazaba gukomera nk'ibyuma, kuko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba. Kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. Ariko mwibuka ubu bwami twasomye ko aribwo buzakubitwaho n'akabuye. N'ubwami bwa kangahe? Ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo iki? Kumbe iki cyigisho gitangiye kutwereka aho tugeze. Niba ubu bwami turi gusa kureba uko bumeze, twatubona ko ari bwiriwe rizakubitaho rikagwira isi yose. Hepfo harakomeje ngo turabisobanura mu buryo bwimbitse. Aravuze ngo igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye ikindi kidakomeye, kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzemo ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitafatana n'ibumba. Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzasuzugurwa ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahora witeka. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza. Daniel ntabwo ahana amuhishuriye 100% niba twajyanye. Ati niko umwami Imana, reka mpasome mwumva uko navuze. Kuko uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza. Amubwiye umunsi wari we mu bihe bizaza, burya Imana izahirika iryo buye rize rihirike ubwo butegetsi. Iryo buye ninde? Ubwo butegetsi ni ubuhe? Aho harakomeje ngo tugeze ku murongo wa 45, ariko tugeze hepfo turi ku 46. Nuko umwami Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye, aramya Daniel ategeka ko bamutambira ibitambo bakamosereza imibavu. Aho ngaho ntabwo tujyayo cyane. Mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe niho hagiye kudusobanurira aya magambo mu buryo bwuzuye. Icyambere 26 page, kugira ngo Imana impamvu y'ibyabaye muri kino gice, impamvu Imana yemeye ko bira bintu uriya mwami abirota. Uriya mwami
ni umwami wishyiraga hejuru yumva ko ari buzahoraho iteka ryose. Kugira ngo Imana imenyekane i Babuloni ni icyambere cyatumye ibikora. Mwibuke hari mu bupagani Imana yashatse ko imenyekana muri za koroni za Babuloni zari zikwiriye mu isi yose. Ese turi kujyana? Imana yashatse kumenyekana i Babuloni kugira ngo abantu bayo bafatwe neza, babandi batwawe ari iminyago, bakira amahane badashiraho, kandi ari bo yari atezeho kujya barinda ukuri kwayo. Kwarugira ngo bakira amahane bataza gushiraho, kandi rero basigaye bagiye kuvuganira ukuri kwande kw'Imana. Abayuda nibo bonyine bari bazi ukuri kwayo. Bari bateye Ubuyuda, abo bashatse barabica, abandi barabatwara. Kabiri, Nebukadineza yizeraga ko azahoraho iteka kandi ko ubwami bwe butazahanguka. Ibyo tubimenyeshwa n'urwibutso rwavumbuye mu matongo y'i Babuloni ngo nahesheje abaturage b'i Lebanoni amahoro, sinakurira umuntu wese kugira icyo abatwara, bashinga urwibutso rugaragaza ko ndi umwami uhoraho iteka ryose. Nuko yiyandikagaho. Bisa nk'aho amajyambere bisa nk'aho amajyambere atangaje yadukiye muri Babuloni muri icyo gihe yatumye Nebukadineza yibwira ko ari umutoni ku mana ze kandi ko zizamubeshaho iteka. Basenga bigirwamana, yumva ko izo mana ze rwose ari umutoni wazo azarama iteka. Icyatumye Imana imuha kurota izo nzozi ikanazimwibagiza kwari uguhinyura icyo gitekerezo yari afite. Iyo ni A. B. Yashatse guhuza Nebukadineza na Daniyeli, aribo bari abagabo bakomeye muri icyo gihe, ngo Daniyeli abone uburyo bwo kwihanisha Nebukadineza, biba mandaro yo gusoza imigambi yayo muri icyo gihe. Imana yari ishaka ngo ikoreshe uyu mwami, noneho abe amandeze nangwa se mendeze yo kugira ngo asohoze iby'Imana ishaka ndetse ayibwirize. Hara twagarukiye muri Bibiliya yaravuze ngo nta yindi Imana igize iki ibaho. Noneho hepfo ubusobanuro bwimbitse, izahabu ni umutwe gusa. Kuba umutwe wari izahabu, umutwe gusa, twabonye ko umutwe wari izahabu, ariko amaboko n'igituza byari ifeza, inda n'ibibero byari iki? Umuringa. Noneho amaguru yari ibyuma, noneho ibirenge bikaba ibumba rivanze n'ibyuma. Noneho ngo iyo zahabu kuba yari umutwe gusa, ibyo byari uburyo bwo guhinyuza ibyiringiro bya Nebukadineza byo guhoraho iteka. Izahabu icyuma cy'igiciro cyinshi, icyuma cy'igiciro cyinshi, igaragaza icyubahiro, ububasha n'ubukire. Umwami w'Ineo Babuloniya ubwami bw'Ineo Babuloniya bwahanzwe na Nebopolozari muri 626 mbere ya Kristo, bwahindutse izahabu koko. Muri 612 mbere ya Kristo bwatsinze ubwashuri, busigara butegeka isi yose. Ubwami bwari bukomeye, butegeka isi yose nango we yabaga afite icyicaro cye, ariko umwami uri bunaka akaba muyoboreye. Nuri naka mbese ni nkuko wenda tuvuge ngo hari umuperezida ukuriye abandi aha twishaye, runaka bafite uri kumuyoborera mu Rwanda, bafite uri kumuyoborera Burundi, Tanzania, Kongo, bose bakaba bagendera munsi y'amategeko ye. Nuko bigarurira isi, ugasanga n'ubwami bwategekaga isi, bwari bukize koko, bwari bukomeye, bufite n'icyubahiro. Uretse Nebukadineza na Yeremiya wahawe ubuhanuzi bwerekeye Babuloni, Imana imugaragariza uko ubwo bwami bwabo butazahoraho iteka, ahubwo yerura ko buzahangurwa bugeze ku ngoma y'umuhungu wa Nebopolozari umwuzukuru we. Dore uko byasohoye. Bo bari bazi ko buzahoraho iteka, ariko Yeremiya aza kubahanura yuko bizagira iki, yuko buzahangurwa. Aha hepfo bagiye mu myaka ubwo bwagiye bukurikirana, aho ntabwo turajyayo kubw'igihe. Noneho hepfo tugiye gusobanura ibituza, ndetse igituza ndetse n'amaboko kuba byari ifeza. Ngo amaboko biragaragaza ko ubwo bwami buzagirwa n'amahanga birabumbiye hamwe. Niko byagenze kandi ubwo Nabonidusi n'umuhungu wa Belushazari bari ku ngoma, batewe n'ingabo z'Abamedi n'Abaperesi, zirabanesha, zihangura ingoma yabo. Ubwo biri kugenda bisohora uko cyayishushanyo cyari kimeze. Bura nubwo umwami yaje kugerageza kubirwanya, agerageje kubirwanya agenda bumbi igishushanyo gisa na cya kindi ngo abantu bakiramye. Daniyeli na bagenzi be baranga ngo ntitwakiramye. Burya ni Satani wari ushatse kugira ngo noneho akure mu bantu bya bindi umwami yavuze ngo Imana ya Daniyeli niyo yonyine. Hepfo amoko y'Abamedi n'Abaperesi
bakomotse kuri Yafeti n'abaperesi nuko abamedi ni bene Madayi itangira 10:2 niho byanditse mu mwaka wa 2000 imbere ya Kristo. Bene Yafeti batangiye gusubira mu bihugu by'uburasirazuba bagera i Palestina no muri Egiputa kandi bimukira muri Aziya nto bahanga ubwami abandi bigarurira ubwami bw'i Mesopotamiya abandi bakwira mu bihugu byo hakurya ya Tigris. Ubwo mwihangane buri wese tuze kujyana kuko ngo duri kwigana ijambo rivuga ngo iki kugira ngo rero dusobanukirwe amano y'igishushanyo byadusabye guhera ku mutwe siko biri. None tugeze hehe niba turi kujyanara igituza tumaze kuvuga kuri ya maboko abiri ndetse n'igituza. Noneho hepfo turagerageza kujya tubigabanya mu bunini twegere hepfo tuje ku muringa amaboko y'ubwo bwami. Ibyuma nyuma y'umwuzure nta bwami bukomeye bwabaga mu Burayi. Umudugudu wose wagiraga umwami wawo. Murumva ubwo bisigaye nta mwami ukomeye uyoborerwa n'abandi bami ahubwo ugasanga buri mudugudu ufite umwami wabo. Noneho hanyuma mu ntara ya Makedonia ho mu Bugiriki ahahereranye n'iburasirazuba haduka umusore arakomera. Umusore bakurikiranye yari afite imyaka 25 yitwaga Alexander. Yigira umugaba w'ingabo. Hari wazimugize umugaba we yari yifashe arahaguruka ati mbaye umugaba w'ingabo. Anesha imidugudu y'Ubugiriki abo umwami wa mbere mu Bugiriki bwose. Hepfo amaze guhanga ubwami bw'iwabo ashaka ko yabwagura yerekeje iburasirazuba anesha amahanga ameze nk'umuriro wo mu bishingwe. Anesha amahanga ariko akagenda ameze nk'umuriro ugiye gutwika iki bishingwe. Amaze koromya Aziya nto na Palestina na Egiputa agera mu Buperesi abatsinda mu rugamba rwabaye Arbela muri 331 imbere ya Kristo. Ibyo byose yabikoze mu myaka 8 gusa. Ibyo byose yabikoze amaze imyaka 8 amaze kwiyibika. Uyu musore nawe yaratangaje cyakoze. Ariko yarakubiye mu bari gusohoza ibyari byaravuzwe kugira ngo bibe. Hepfo ibyo byose yabikoze mu myaka 8 gusa amaze kwigarurira isi. Arizwa nuko adashoboye kugera mu yandi masingo nayo yigarurire agwe Babuloni amaze imyaka 33 y'ubukuru. Bamwumvishe isi yose aragenda arayoromye arayigarurira arangije ababara ati kimbabaje nuko ntarabasha kwigarura n'ayandi masi. Ubwo nta n'icyogajuru ubwo muri icyo gihe nteka ko cyari gihari. Ibyo biramubabaza afite imyaka 33 y'ubukuru. Ubwo bivugitse ko ese turajyanye bivugitse ko ubwo amaboko n'igituza tubivuyeho. Cyashanye turi gusobanura. Noneho ubwami bw'ibyuma n'ubwami bwa Roma. Tugeze ku maguru. Turajyanye umurwa wa Roma wubatswe na Romulus. Amazina y'abanyamahanga rero najya tunanira mwe kujya muduseka. Muri 753 mbere ya Kristo abo umwami wawo wa mbere. Nyuma iyi rero niba tujyanye ntabwo ari Roma y'ubu ni Roma pagano ubwo turi. Ese turi kujyana neza? Nyuma hakurikiye abami 8 bigarura imihana yose izengurutse Roma. Icyakora habaye imbura mbabazi batwaza abantu igitugu cyane ku ngoma ya 8 abantu baragoma bahanga repubulika nko muri 500 mbere ya Kristo. Abo baje ayo mami bayoboza abantu igitugu. Burya umuntu rero ntabwo akunda igitugu. Ibi wumva ngamahanga ngari kwiziza independence yabo nangwa se kwishyura ukizana. Nta handi babyaraturutse ndigiye babatwaje igitugu batwaza igitugu atamategeko hano turayarambiwe hasigaye tugiye kwirwanira n'abandi nuko byabaye. Noneho haboneka repubulika. Aho mu bazi kinyarwanda byuzuye badusonera repubulika mu kinyarwanda bishatse kuvuga iki? Nshaka abantu baravuga mu kinyarwanda kugira ngo n'abakecuru babyumve. Abinyuma mwabyumvishe burya igihugu iyo kigize amategeko kikagira ugikuriye ku giti cyacyo nta kindi kigikoronije icyo kiba gifite icyo bita repubulika nangwa se ukishyura ukizana bakitegeka bo bwabo. Noneho ubwo nabo barayiharanira. Hepfo aravuze ngo repubulika yabikomeza kugara buhoro buhoro yigarurira ibihugu igera i Babuloni muri Afurika igera Babuloni igera muri Afurika mu Burayi ndetse no mu Bwongereza.
mu 168 mbere ya Kristo batsinda bagira iki ku rugamba rw'Ipidina, bahangura ubwami bwahoze ari ubwa Alexander. Murabumvishe babandi batangire mu kwishyura ukizana, bahanguye bwa bwami bwari ubwa wa musore, noneho bamaze kumenagura ubw'abandi bwose bashyiraho Pax Romana. Ngaho abaheruka mu mashuri vuba ni amahoro pe amahoro. Ubwo nimba ari amahoro y'Abaroma bonyine sinzi ko turabisobanura, ariko ubwo bo bari bagiye kuyoborana, ariko hehe mu mahoro noneho nta kindi gihugu kibakandamije, ubwabo biyobora bafite ubayobora. Ubwami bwa Roma bwari icyuma koko, kuko mu bwami bwose aribwo bwakabije gukomera no kuramba kugeza muri 476 nyuma ya Kristo. Umaze igihe mwumvije bwamaze bwatangiye mbere ya Kristo, ariko burarabye bigeze no muri 473 nyuma ya Kristo. Muri uwo mwaka niho bahanguwe n'ababarobaro b'amoko ataramwe aturutse mu bihugu by'amajyaruguru, baba inkomoko yo kudahuza kw'abanyaburayi kugeza n'ubu. Amoko 10 yateye mu bwami bwa Roma nibo kimeza miryango y'amahanga ari mu Burayi ubu. Ubwo kimeza miryango ubwo baje guterwa na aya mami twarayize, ntabwo ndasubiramo. Baza guterwa na aya mami 10, noneho bararwana. Ubwo Roma mpagani barayinesheje, noneho ngo abo ngayo moko hepfo nga moko 10 yateye ubwami bwa Roma nibo kimeza miryango y'amahanga ari mu Burayi ubu. Ayo moko niyagereranya ubwami bw'amano yo ku birenge, ibumba n'icyuma. Ese turajyanye? Ayo moko 10 rero yaje kwigarurira ubu bwami, noneho ngo niyo agereranya ahantu tubajyane neza, niyo agereranya ubwami bw'amano yo ku birenge, bwa bundi bwari bukuyemo ibumba n'icyuma, bwa bundi twabonye akabuye kazahanuka kagakubitaho. Noneho ubwami bw'ibuye, ubwo ryabuye ryaturutse hejuru ku musozi nta urihanuye, ubwo bwaturutse hejuru bwikubita ku birenge by'igishushanyo, n'ubwa Kristo buzaturuka hejuru muri iki gihe cyacu, ese turi kujyana? Ndatinya ko abinyuma baba batari kumva. Kumbe tugeze hehe? Tugeze ku mano, hahandi akabuye kazaza nangwa sibuye rikaza rigakubitaho, amateka yose y'Isaka barangiye. Noneho kuko twase muri Daniel 2:43 batubwiye ngo uko azaba ari ibumba n'icyuma, ntabwo ibumba n'icyuma wabihuza bigafatana. Yesu nawe yahanuye ko mu minsi y'imperuka hazaba amahane n'amatage mu bantu bangana, bicana, badashyira hamwe. Ntawahakana ko tugeze muri ibyo bihe. Mateyo 24:6. Igishushanyo cyaremwe mu byuma by'uburyo butari bumwe kandi budahwanije agaciro, uhereye ku izahabu ukageza ku ibumba. Ibyo ni ukugaragaza uburyo abantu bazahenebera mu by'umwuka uko ibihe bihaye ibindi. Tiduteze kubona abantu bakira ubwo butumwa buhamye bw'iby'umwuka. Dukurikije ubuhanuzi bwa Daniel 2, biragaragara ko Imana yashatse ko ubukomere bw'ubwami buzajya bwimukira iburengerazuba. Uhereye kuri Babuloni ukageza i Roma, wasanga ariko byagenze. Kuri ubu bwoko bukomeye ku isi, nta gushidikanya na Amerika ituye iburengerazuba. Tugeze ku iherezo ry'inzira. Tugeze hehe? Tubonye ko tugeze ku iherezo rya hehe? Ariko abantu benshi ntibabyitayeho, ntabwo bazi yuko tugeze muri icyo gihe, ntabwo bazi ko tugeze ku mano y'icyo gishushanyo. Hahandi nta bundi buhanuzi buhanura ibindi uretse kuza kwande kwa Yesu. Niba twajyanye ku ndirimbo twaririmbye duhagurutse, yavugaga ngo ukira umwami ageze ku irembo. Iki nicyo gihe umwami ageze ku irembo aza. Ubu bwami nk'uko byahanuwe aha, Bibiliya nayo yabivuzeho mu buryo bwinshi, shaka ko tuza gusoma. Iyi Babuloni, reka mwumve muri Bibiliya icyo bayivuzeho. Turi kwigana ijambo rivuga ngo iki? Igishushanyo. Uko ndagenda mbona abantu barushye, ndagenda nkomeza kubigabanya kugira ngo abantu mutaza kurambirwa cyane. Ni ibyahishwe igice cya 17, ndasoma nihuse. Aravuze ngo haza umwe muri baba marayika bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe.
ku batari barasobanukirwa ikintu, iyo tuvuze amazi menshi mu buhanuzi bitwemeza ko ari ahantu hatuwe n'abantu benshi, naho ubusambanyi ni abantu babangikanye inyigisho z'ukuri n'iz'ibinyoma. Ese turajyanye? Noneho uwo maraya bagiye kutwereka ni umugendamihana, uwo nguwo usambana n'amadini yose. Ubwo ni ugufata iby'Imana akabihuza, iby'abagatolika akabihuza n'iby'abasepake n'iby'abaporoso, bose bakaba bari hamwe. Ngo anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa. Inyamaswa ni ubutegetsi itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, afite imitwe 7 n'amahembe 10. Amahembe 10 afite aho ahuriye n'ari ya moko, ndetse niyo ubwayo niyo ya moko yateye muri Roma, noneho iza kwigabanya ikuramo Roma mpagani hazamo Roma Kristo. Hepfo haravuze ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita mu ntoki ze. Yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe yari afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Babuloni igarutse kuvugwa, twabonye ya kera, ariko no bagarutse n'ubu kubitubwira. Hepfo harakomeje ngo mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera bahowe Yesu. Ubwo iryo torero ryaguye ari umugore wa maraya, babona ko risinze amaraso y'abandi yabera, ryishishisha barirwanyije bose. Ubwo subwo ntabwo mwaryumvishe? Mubonye ndatangara cyane, mubonye ngira iki? Ariko rero iby'Imana burya abantu bashaka babyiga bashizeho umwete. Daniel abanje kubyerekwa mu myaka myinshi, Yohana nawe arabyeretswe. Muri kureba marayika arambaza ati niki kigutangaje? Reka nkumenera ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa wabonye ahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivu kuzimu ije kurimbuka abari mu isi. Inyamaswa twarayizi, yarwaye uruguma rwayishe agashira imyaka 121 ikongera igakira, bisi bakayitangara ngo nta yindi nyamaswa ihwanye, mbese nta bundi butegetsi bukomeye nk'ubu. Ni Roma niyo yari yarahanguwe, hashize iyo myaka iragaruka. Ubwo nubwo mupapa yarashizwe mu nzu y'imbohe, noneho aza gupfiramo. Aho ntabwo tujyayo cyane. Iyo nyamaswa ubonye ahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivu kuzimu ije kurimbuka abari mu isi. Amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi. Bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi iyo mitwe 7 niyo misozi 7 umugore agira iki? Ku bantu bakurikiranye amateka, bakurikirana imisozi iri aho ubwami bwa Roma bushingiye muri Itali, basanga buhagaze ku misozi ngahe? 7. Iyo nyamaswa babonye aho zeho banze nturutse ruguru gato ku murongo wa 9 no tugeze 17 9 byashuwe. Aha niho hakwiye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. Abatanu baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, yo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi ni umwe muri babandi 7, kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe n'inyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha. Ese turajyanye? Ubu bwami burya bwo kumano buzarenganya abana b'Imana, ariko ngo nta muntu uzabutangarira, nta muntu uzabwubahiriza uzabanse mu gitabo cy'ubugingo. Sukuvuze ko nta bariyo, hari abariyo bari mu byo batazi, ariko abafite ibyo bazi baburamya bo ntabwo banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Niko ibyanditswe byera biduhamiriza, siko twasomye naha niko babitubwiye. Hepfo harakomeje ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Birasobanutse. Ya mahembe 10 wabonye ni ya nyamaswa, ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga maraya uwo bimunyaga, bimucuze biryinyama ze, bimutwika kongoke, kuko Imana yashize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye
niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi, bamukuye mu marenga. Wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bahehe, ni uwuhera kuri ubu. Roma irategeka, aho ageze perezida nta jambo afite, sibyo? Noneho byari byarahanuye yuko ako kabuye nikaza kazagira iki, kazabiritagura byose bikabivura igatumuka. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe 18 umuntu uzahasoma azumva irimbuka rya Babuloni, ndetse no kuri 19 havuga ukuntu ijuru ryishimiye irimbuka ry'iyo Babuloni. Cyabwiye ko turagerageza kubihina se, burya bigaragara ko icyo bishatse kutwereka. Naho muhanze mumbwire turi kwiga ijambo rivuga ngo iki, burya biri kutwereka iki cyisho kiri tuvuga ngo tugeze ku mano y'igishushanyo, ntabwo tugiye kukiramya, ahubwo biri kutwereka yuko tugeze mu gihe cy'imperuka, tugeze mu gihe nta bundi buhanuzi buri inyuma, ahubwo nicyo gihe cyo kugira ngo buri wese yitegure amenye ko dusigaje igihe gito. Hari amaherezo abantu bagira atandukanye. Hari iherezo ryo kuba ukuye mu mubiri, ntuzi ngo rizaba ryari. Bibiliya yaravuze ngo ni nk'uko inyoni ifatwa mu mutego. Yamenya ngo ejo dafatwa mu mutego. Natwe ngo amaherezo yacu ni ukwasa. Ariko hari n'andi maherezo noneho y'umuntu kuba igihe cy'imbabazi cye yahawe kirangiye, noneho hakabaho n'amaherezo rusange ariyo mperuka, aribwo bwa bwami bwa Kristo buzaba buje kumenagura ubwami bwa Roma. Kristo bwabonetse muri 538 nyuma ya Kristo. Ese turajyanye? Noneho tugikomeje, ese abinyuma turi kujyana cyangwa mwarushye? Reka ndebe andi masomo nshako dusoma. Mu gitabo niki Byahishuwe n'ubundi igice cya 18 umurongo wa 2, nagerageje kuhagira ariko reka masomo umurongo umwe wonyine. Haravuze ngo arangura ijwi rirenga ati, reka mpere kuwa mbere. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye ku nzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi batungishwaga n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Uyu mudugudu Babuloni muri Bibiliya uvuzwemo inshuro zingahe niba twajyanye? Ngo ni mu gihe igihe cyatambutse cya kera ndetse no muri iki gihe. Noneho irindi somo nshaka gusoma ni mu Byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 20. Iyo Babuloni abantu benshi bayirimo barasabwa kuyisohokamo. Mbere yuko tujya kure naho ndibuze kuhasoma, hari nubwo wagira ngo ayisohotsemo ariko utarisohotsemo kandura, byabiteye akaga. Niyo mpamvu abwiye ko ndibuze kwasoma 19:20 Ibyahishuwe. Haravuze ngo iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga imbere ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashizweho ikimenyetso cya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farashi, ngo ni Yesu. Ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Ngiryo ryaherezo rya kakabuye kamaze kuboneka. Abayobotse ubwo bwami, ayo mahanga yasambanaga nabwo, wa muhanuzi w'ibinyoma n'ubuprotestanti bwihuje na gatolika bukajya buyobesha abantu imenyetso, abo nabo nayo maherezo niko iyo dusomye ibitabo bitubwira. Noneho nguko narimbabwiye isomo ntari buze gusiga, abantu benshi bari muri Babuloni batabizi, abandi bayirimo babizi, abandi bayisohotsemo ntibayisohokamo neza. Aho naho turi buze kubisoma muri iki gitabo n'ubundi cy'ubusobanuro bwa Daniel n'Ibyahishuwe, page 129, basobanura kuri cya 18 avuze ngo Babuloni ni iki. 129 Babuloni ni iki? Ni inyigisho, ni imihango, ibitekerezo, amakosa n'akamenyero byinjiye mu matorero ya Gikristo. Mubonye impamvu Babuloni ya mbere yari umudugudu, siko twajyana ntimwayibonye? Wari ufite imbaraga kugeza ubwo wigaruye isi yose. None Babuloni y'ubuyo ngo ni inyigisho, ni imihango, ni ibitekerezo, ni amakosa n'akamenyero byinjiye mu matorero ya Gikristo. Umuntu ugasanga bavuga ko basenga Imana ariko bafite inyigisho zitanditswe muri Bibiliya, bakaba bafite imihango biritemera. Ninde wabwiye abantu ngo bajye kwizihiza Pasika bikorera umusaraba? Bagende bakubita,
nabonye ifoto byabereye hariya mu Rwanda ejo bundi, abagabo rwose bambaye ibintu bigiye gusa nk'aya mateni y'abapolisi bino ya kaki n'ibigofero ntazi uko babikozemo, n'ibiti bikoze nk'imbunda, n'undi nawe arahahetse umusaraba. Umugabo cyakoze ufite igihagararo ubona ko afite imbaraga. Ndavuga nta bantu ibintu babisomye. Izo nyigisho zidafite aho zihurira n'ijambo ry'Imana, ibyo ngo ni Babuloni, niyo mihango ni Babuloni, n'ibitekerezo bidafite aho bikomoka mu ijambo ry'Imana ni Babuloni. Ariko igikomeye hiyongeyeho n'akamenyero n'amakosa. Ukaba warayivuyemo, ariko akamenyero kawe wavanye aho ngaho ukaba ukigafite. Ukaba waravuye mu bupagani ukajya mu bugorozi, ariko ukaba ufite ka kamenyero ko mu bupagani. Ibyo ngo ubugisa n'uri muri Babuloni. Hepfo aravuze ngo kubw'ibyo rero ikibazo si ugusohoka muri Gatolika, ahubwo ni ugusohoka muri ibyo byose tumaze kuvuga, aho abivanye mu marenga. Ubwo Gatolika ariyo Babuloni, ndetse n'umuhanuzi wawe w'ibinyoma ubuprotestanti, burya ikibazo ntabwo ari ugusohoka. Bivuze ngo iki? Navuze ngo abantu be gusohoka, ahubwo gusohoka gusa ntacyo ubukoze. Ubwo ikibazo ugomba ngo ni ugusohoka muri ibyo byose tumaze kuvuga. Uzasohoka muri iryo torero ryayobye, nurangiza usohoke no mu mihango, usohoke mu nyigisho z'ibinyoma zidafite aho zanditse, usohoke mu makosa n'akamenyero. Ubwo nibwo uzavuye muri Babuloni mu buryo bwuzuye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo, sibyo? Mutajya kuvumba kuri wa muriro wayigenewe. Hepfo aravuze ngo gusohoka muri Babuloni ni ukureka gufata itorero nk'irembo ry'Imana, maze ugasimbuza Imana gahunda y'itorero n'imishyikirano ya politiki. Ukundi gusohokamo ngo iryo toro ryitwa irembo ry'Imana ryari n'unyurizamo imiyoboro ishaka kuvugana n'abana bayo, ngo ni ukureka kongera kurifata ngo maze ngo ukarisimbuza gahunda y'itorero n'imishyikirano ya politiki. Ubwo mu magambo make no guhuza itorero na politike nangwa se n'igihugu, bakaba igihugu cyaguhamagaza mukajyana imishyikirano mukagira ibyo muvugaho, ibyo nabyo ni Babuloni. Urwo Babuloni ubundi ijambo risobanuye ngo urudubi nangwa se ihuriro ry'Imana nyinshi. Turajyanye. Impamvu rero uriya mwami yumvaga ko akomeye, twasomye ko ngo yizeraga ko ari umutoni ku Mana ze. Nasomye muri Bibiliya bavuga Imana yakundaga ni Imana ibiri. Twavuze muri make mwe nagiye mbitaruka. Noneho aho hari Imana nyinshi, ngo ni uruhuriro rw'Imana nyinshi. Muri iki gihe noneho riba urudubi. Ese turajyanye? Ugasanga ukuri n'ibinyoma biravanze, amadini aravanze, afite ubumwe. Ibyo byose ni Babuloni. Hepfo aravuze ngo gusohoka muri Babuloni ni ukugira ubutwari bwo kugaragaza ibitekerezo n'imihango byayo bipfuye. Niba basohotsemo kugira ngo basohotsemo noneho neza, ni ukugaragariza n'abandi ibitekerezo byabo n'imihango byabo bakora bipfuye, maze ukemera kwakira ukuri kuvuye mu ijuru, nubwo kwaba kugusaba guca bugufi, sibyo? Ukemera kwakira ingaruka zo kwanga kugendera mu binyoma bya kavukire. Warangiza ukiyemeza ati nubwo nakiriye ubutumwa, nubwo mu rugo hari ubutumwa bwa kavukire bwa basogokuru na ba data, ndabizi hari ingaruka. Izo ngaruka ngo nazo ukemera kugira iki? Kuzakira. Ngo ubwo ngo nibwo ubusohotse muri Babuloni. Gusohoka muri Babuloni ni ugukurikira gahunda yose yo kwihana ugakiza ubugingo bwawe urupfu, maze ukiyandikisha mu gihugu cy'isezerano. Murumva kuvamo byonyine bihagije. Mureke izi ntambwe zikurikizwe, cyane cyane abantu bareka akamenyero bamenyeye kadahuye n'ijambo ry'Imana. Bareka imihango idahuye n'ijambo ry'Imana, ahubwo dukoreshe ngo hagize iki? Handitswe ngo. Turukigana ijambo rivuga ngo iki? Turahageze. Nababwiye yuko uko byagenda kose turagerageza kugenda tugira ibyo duhina. Noneho ubwo turi kuri yamano y'igishushanyo, kandi twaba twamaze kureba uko ubu bwami buzamenagurwa, ni ubwami bukomeye butahangurwa n'icyari cyo cyose keretse kuza kwa Yesu. N'Abatesalonike urwa 2 niko havuga. Faravuze ngo none haho nshaka iki nitabo cyo kwitegura kagaheruka page 146. Nshaka guhera ku murongo, reka turebe kusubi, nshaka guhera kuri isubi yo hepfo. Isa yo mu gicuku n'Imana yahisemo gutabara mu bwoko bwayo, ubwo ababi bari babagotesheje ibitutsi. Izuba ryatungutse uwo mwanya rifite kurabagirana kwaryo, ukwezi kurahagarara. Ubwo aha tugeze bwa bwami bugiye guhanguka. Noneho bugiye guhanguka, bwaje buguta abana b'Imana ngo bose babicira icyarimwe, sibyo?
noneho Isa yo mu gicuku n'Imana yahisemo gutabara ubwoko bwayo. Ubwo ababi bari babagotesheje ibitutsi, izuba ryatungutse uwo mwanya rifite kurabagirana kwaryo, maze ukwezi kurahagarara mu gicuku. Biratangaje, bagiye kubona ukwezi kurahagaze, ahubwo babona ukwezi izuba riraje ariko rifite kurabagirana kwaryo nk'uko ku manywa. Ababi barebaga ibyo basuherewe, mu gihe abera barebanaga umunezero mwinshi amasezerano yo gutabarwa kwabo. Mu kanya gato ubuzima burabashirana, hagati mu gicuku abantu baradandabirana, bakagendanirako. Umuntu akadandabirana kubera ubwo bakagendanirako. Abakomeye bashiraho, nta kuboko k'umuntu wari wese kubakozeho. Mu gihe cy'umubabaro ukomeye twese twahunze imidugudu n'ibirorero. Uyu mubabaro kubakurikiranye nta kindi kizawuteza n'ubupapa. Ubwo mu buhanuzi mu Byasho 12 dusoma ko ikiyoka cyacira uruzi ngo rutembane wa mugore, ariko isi irasama imirurwo ruzi ngo rudatembana wa mugore. Muri ubwo buhanuzi rero tubona yuko ari rya tegeko rizaza ryikubagahu ngo abantu basenga umunsi umwe, kakajagari k'amadini ari rwo rwa ruzi rwoherejwe n'umwanzi Satani, kajijishaga abantu bakabura aho berekera, ubwo kazaba gashize abantu bagiye kuyoboka umunsi umwe gusa. Noneho ibyo nibyo bizatera karengane, noneho habeho n'igihe cy'umubabaro ku bana b'Imana bari guhigwa, abafite amazu migi bayaretse, abantu bahunze imidugudu bagiye kwihisha. None aho niho naringeze rero, mu gihe cy'umubabaro ukomeye twese twahunze imidugudu n'ibirorero, ariko dukurikiranwa n'ababi binjiraga mu mazu y'abera bitwaje inkota. Izo nkota bazitumanikiraga hejuru ngo batwice, ariko zajanjagurikiraga k'ibyatsi bikimera. Ubwo nibwo twatakaga ijoro n'amanywa kugira ngo dutabarwe, kandi amajwi yacu agera ku Mana. Izuba rirarasa maze ukwezi kurahagarara, imigezi ntiyongera gutemba, ibicu bya rukokoma byirabura binyuranamo mu kirere birasekurana. Amasengesho y'abana b'Imana maze kugera ku Mana, ukwezi aho kugeze kurahagarara, izuba riva nijoro, ibicu bya rukokoma byijimye bakabona biri kugenda birasekurana, ubwo biragongana. Noneho hepfo ariko twabonaga ahantu hamurika harabagirana, niho twumvaga ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi ryasatiraga isi n'ijuru. Ijuru ryarikinguraga rikongera rikikinga rivaho. Imisozi yateranwaga nk'urubingo ruteraganwa n'umuyaga. Ntimuruzi? Nushaka ufate n'ibigori nta kibazo bikuza, ariko umuyaga ari mwinshi. Sibyo bwo utazi urubingo. Uko biba biteraganwa n'umuyaga ngo niko n'imisozi yari imeze. Ubwo yari iri gusimbagurika. Noneho hepfo haravuze ngo ibyo nibyo byateraga ibitare, ibyo nibyo byateraguraga ibitare hejuru ahantu hose. Inyanja yasaga n'amazi abira, kandi yajugunyaga amabuye ku nkengero. Ariko ibyo bintu hagira umuntu bifotora yumva uko byaba bimeze. Inyanja iri kujugunya amabuye yose ayirimo ku nkengero, imisozi iri gutitira neza idandabirana k'urubingo. Noneho hepfo ubwo nibwo Imana yavuze umunsi n'isaha yo kugaruka kwa Yesu, maze yibutsa ubwoko bwa isezerano ry'iteka. Yavugaga interuro hanyuma igaceceka, maze amagambo akirangira ku isi. Isirayeli y'Imana yari hanze amaso hejuru, yumva amagambo yavaga mu kanwa ka Yehova, agakwira ku isi nk'imirabyo n'inkuba, maze byari biteye ubwoba. Nyuma ya buri nteruro abera baranguraga bagira bati shimwa haleluya. Mu maso habo hamurikirwaga n'ubwiza bw'Imana, barabagiranishwaga nabwo nk'uko mu maso ha Mose hari harabagiranye ubwo yamanukaga ku musozi wa Sinayi. Ababindi bongera kubatumbira kubera ubwo bwiza, kandi ubwo umugisha w'Uwiteka wahabwaga barahaye Imana icyubahiro bakomeza isabato yayo yera. Habaho urusaku rukomeye rwo kunesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Aha reka ko hepfo ngasubiremo. Ababindi bashobora kubatumbira kubera ubwiza, kandi umugisha w'Uwiteka wahabwaga barahaye Imana icyubahiro bakomeza isabato yayo yera. Kumbe guha Imana icyubahiro no gukomeza isabato yayo imeze ute? Yera. Habaho urusaku rukomeye rwo kunesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nguko ukwiriye nyamaswa, nguko ubutegetsi bwa Roma bwafashe iyobokamana rukabivanga na politike, ngiye iherezo ryabo. Satani hamwe n'inkozi z'ibibi bane aha ntabwo tujyayo cyane, ntabwo ko turagerageza kugenda tubihina. Burya koko turi hehera
turi ku mano y'igishushanyo, bisobanuye ko turi mu gihe cy'imperuka. Nta bundi bwami duhanuriwe buzahangura abaroma, nangwa se uburoma ariho hashingira muri Itali, niho icyicaro cyabo gikuru gihari, ariko bakaba barivanze. Ubwo harimo abagatolika ariko bihuje n'isi ku buryo papa asumba abaperezida benshi, abasumbya icyubahiro kuko bamaze kwifatanya n'isi. Ndagira ngo ku bantu twiganye bya Perugamo, aho byarasobanutse ko isi n'itorero byaje kwivanga binyuriye mu gihe cy'itorero rya Gatolika ku mwami Constantine. Aho si mwabyize. Noneho ahangaha igitabo turi buze gusorezamo naha, hari amagambo menshi ariko n'ubundi turagerageza gusomamo make. Igitabo cy'inama zigirwa itorero, abinyuma ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo iki? Turi ku mano y'igishushanyo. Ubwo wumve ko tutagiye kukiramya nk'abagatolika n'abandi, ahubwo twebwe ni igishushanyo Daniyeli yasobanuriye umwami Nebukadineza, noneho cyashushanyaga isi kuva mu gihe cya Babuloni ya kera y'umudugudu kugeza muri Babuloni yo mu by'umwuka, aricyo muri iki gihe cy'imperuka turimo. Noneho page 50 niho nshaka ko dusoma. Inama zigirwa itorero muzingo wa mbere page 50. Haravuze ngo turi mu gihe cy'imperuka, ibimenyetso by'ibihe byihutira gusohora biragaragaza yuko kuza kwa Kristo kuri hafi. Iminsi turi muteye ubwoba kandi irakomeye. Turi mu gihe cy'imperuka, turajyanye mbese. Iminsi turi muteye ubwoba kandi igize iki? Iteye ubwoba kandi irakomeye. Igituma itera ubwoba ni bibi biri gukorwa mu bantu bitakozwe na kera, ndetse n'amateka y'ibiri kugenda biba yari byarahanuwe. Ibyago n'imanza, nari ntaruse akantu gato. Iminsi turi miteye ubwoba kandi irakomeye, umwuka w'Imana ari harakurwa mu bantu buhoro buhoro. Ibyago n'imanza byamaze kugera ku basuzugura ubuntu bw'Imana, amahano aba ku butaka no ku nyanja, kutumvikana kw'abantu, miborogo y'intambara biteye ubwoba, birahanura kwegereza kw'ibizaba by'icyubahiro gikomeye cyane. Kuba mu bantu harimo amahano ari kubera ku nyanja no ku butaka, kuba abantu harimo kutumvikana, miborogo y'intambara mu bihugu bimwe na bimwe bigize isi, n'ibiteye ubwoba biri kugenda bibaho, ngo biri guhanura kwegereza kw'ibizaba by'icyubahiro gikomeye. Bya bindi bizatuma imisozi yenga, ibitare bigasimbuka, inyanja ikajya ijugunya amabuye ayirimo, imisozi ikadandabirana nk'urubingo. Ibyo byose turi kureba kuri iyi si ngo nibiri guhanura icyo gihe cyegereje. Ibi bifatanirije hamwe imbaraga zabyo kandi birashikamye, biraterana imbaraga kugira ngo bizane amakuba aheruka akomeye cyane, guhinduka gukomeye kugiye kubaho ku isi, kandi iherezo rizihutira kuza. Uko ibintu bimeze muri iyi si birerekana uko ibihe by'amakuba bitugezeho ubu. Uko ibintu bimeze muri iyi si birerekana yuko ibihe by'amakuba bitugezeho ryari ubu. Amagazeti ya buri munsi yuzuye iby'intambara. Ubwo no tujye ubwo ni amakuru yuzuyemo iby'iki? Iby'intambara. Ubwambuzi buteye akaga buriyongera, kwanga imirimo bitewe no gushaka kongererwa ibihembo biraboneka. Ubujura n'ubwicanyi biraboneka. Abagabo bafite abadayimoni barica abagabo, bakica abagore n'abana bato. Abantu batwawe n'ubwenge n'ibibi, kandi ibi by'uburyo bwose birakwira cyane. Abantu batwawe ubwenge n'ibibi, kandi ibi by'uburyo bwose biragira iki? Birakwira cyane. Ibi nibyo byatwaye ubwenge bw'abantu, kandi nabyo bareba kuruta ibyiza. Umwanzi yagize amajyambere cyane ku byo kuyobya no gukiranuka, no mu byo kuzuza imitima y'abantu kwifuza inyungu yo kwikunda. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka guhagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikukibasha kwinjira. Bibiri muri Yesaya 59:14. Mu midugudu ikomeye harimo abantu batagira ingano, bafite imibereho ya gikene n'iy'ubuhanya. Muri ya midugudu ikomeye, ubwo reka tuzi wavuga ngo Kampala si heza se, si hubakitse. Ngo mu midugudu ikomeye harimo abantu batagira ingano, bafite imibereho ya gikene n'iy'ubuhanya. Barimo ntabwo barimo. Bari hafi yo kubura ibyo kurya, badafite aho baba, kandi badafite icyo bambara. Muri iyo midugudu hakabamo n'abafite ibirenze by'umutima wabo wakwifuza, bafite imibereho myiza cyane yo kwinezeza, bagatangira amafaranga yabo kugura amazi arimo ibintu bya gikungu no kwirimbisha. Ndetse ibi biruseho nuko bayakoresha no mu kwinezeza mu by'ubusambanyi, no ku nzoga, no mu itabi n'ibindi bintu byonona ubwonko, bigatuma ubwenge bwabo budatekereza neza, kandi bagahenebereza umutima. Muri ugiye cy'imperuka ukuntu igisa, mu mijyi ikomeye handi uvuga ati ibyo byose abatuye hari bose n'abakire, harimo abakene badafite aho baba, badafite ibyo bambara, none bari hafi yo kubura n'ibyo barya. Ariko ikibabaje, hari abandi babegereye
bo babifite birenze iby'umutima wabo ukeneye. Tubigeranye n'isomo ritwereka ukuntu mu gihe cy'imperuka bizaba bimeze, ngo tuzajya duhura n'abantu bambaye ubusa babitewe n'ubukene, sibyo? Niturangiza duhure n'abandi babyambaye bambaye ubusa batabitewe n'ubukene, ahubwo babitewe n'igihe. Ntabwo mubabona se? Ukihura n'umuntu wiyongiye mu nsina, ajya abona ipantaro bimugoye yaracitse yanagahinnye hepfo, sibyo? Yagakunje. Wagera n'ahandi mu mujyi ugasanga n'undi rwose arakeye arayaga, ariko ugasanga nawe ipantaro yayihinnye kandi ni nzima, ugasanga hano iratobaguye. Ibyo byose biri kutwereka igihe cy'imperuka, aho abantu benshi bajahajwe n'ubukene, abandi bakaba bajahajwe no gupfusha ubusa. Hepfo turi hafi yo gusoza, haravuze ngo imiborogo y'abantu bicwa n'inzira zamuka ikajya imbere y'Imana, naho abantu bariho bararundanisha ubutunzi bwinshi agahato n'ubwambuzi bw'uburyo bwose. Mu gihe cya nijoro nahamagariye kwitegereza amazu agerekeranye n'ayandi akarinda agera ku ijuru. Ayo ni ama etaje. Ayo mazu yishingiwe ko atabasha gushya, yishingiwe ko atabasha gushya. Ntabwo zini mvira muri kubyumva. Ni assurance. Sizi urimo ndabikoresha mu Cyongereza. Ugasanga wubatse inzu ukajya mu kigo kibishinzwe bakishingira ngo iyi nzu niterwa n'umuriro tuzayubaka. Ibyo ni mubizi. Ayo mazu menshi mu migi nuko ameze. Ayo mazu yishingiwe ko atabasha gushya kandi yubakiwe gushimisha bene yo nabubatsi. Ayo mazu arazamuka kandi akarushaho kugera hejuru kandi yubakishijwe ibintu by'iciro cyinshi cyane. Bene ayo mazu ntibarakibaza bati mbese twabasha dute gushimisha Imana biruseho. Uwiteka ntiyari ari mu bitekerezo byabo. Iki gihe cy'imperuka Uwiteka ntakiri mu bitekerezo by'abantu, ahubwo bari mu buryo batera imbere, sibyo? Igihe ayo mazu manini yazamukaga, bene yo bishimiraga kwihimbaza kuko bafite ubutunzi bwo gukoresha mu byo kwinezeza no kubyutsa irari ry'abaturanyi no kubyutsa ishyari ry'abaturanyi babo. Arayubaka, utayubatse akagira ishyari, sibyo? Ubutunzi bwinshi babonye buba bwaraturutse mu ndamu mbi no mu kugira nabe bakeneye, bibagiye yuko ijuru bandika iby'imirimo ikorwa. Umurimo wose wo gukiranirwa wakozwe, umurimo wose w'ubuhenzi wandikwayo. Abantu barebye amazu manini batekerezaga ko atabasha gushya, maze baravuga bati ariya mazu ari amahoro rwose, ariko ayo mazu yakongotse nk'aho yubakishije amakaka mashonga. Bya bindi by'icyubahiro bikomeye kakabuye kamaze kumanuka, ayo mazu yo ngo azakongoka nk'aho yubakishije amakaka mashonga. Noneho sinibikenyere amakaka mashonga, kugira ngo tubyumve wenda reka tubigeranye n'amavuta afashe, sibyo? Uyatwitse baravuze ngo ni amakaka magira iki ashonga, niko ayo mazu ngazashye. Uwo muriro uzaba ufite sinzi uko nabyita, uwo muriro uzaba ukanganye cyane. Imashini zizimya umuriro ntizabashije guhagarika uko kurimbura. Abantu bazimya umuriro ntibabashije kugendesha imashini zabo. Nabwiwe yuko igihe cyo kuza k'umwami nikigera, nta kizahinduka mu mitima y'abibona n'abifuza. Abantu bazabona yuko ukuboko kwari gufite imbaraga yo gukiza kuzaza gufite imbaraga yo kurimbura. Nta mbaraga yo mu isi ibasha gukoma mu ukuboko, nta mbaraga yo mu isi ibasha gukoma ukuboko kw'Imana mu nkokora. Nta bintu bishobora kubakishwa amazu bizabasha kurinda kurimbuka igihe cyategetswe n'Imana cyo guhanira abantu ko basuzuguye amategeko yayo kandi ko bishakiye icyubahiro kizaba kigeze. Reka twe kujya kure cyane ngo twari turi kwiganira ngo ritubwira ngo iki. Ubwo tugeze mu gihe cy'imperuka, mureke buri wese aharanire kwezwa ku mutima we. Duhagarare tuzi yuko ejo n'ejo bundi igihe cyasohora, ntawuzi igihe n'umunsi. Imana iduhe guhagarara nk'uko bikwiriye, twe gucika intege, twe gucogora, ahubwo tujye imbere kuko bisa nk'aho igihe twategereje kiri hafi gusohora. Imana bitwumvishe kandi bidusobanurire mu izina rya Yesu. Data arakoze cyane, ndagira ngo